kurikira DTL TV Rwanda tugomeza gushimira abana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu mukomeza kugenda mubona turabashimiye tubikuye ku mutima kabisa mugumye mutwigaragarize mugumye mutwereke urukundo abataratangira kudukurikira mujye kuri YouTube muraza kubonaho DTL TV Rwanda mudukurikire mukore subscribe share like comment kugira ngo tuboneke ibintu turi gukora mu bikunze abari kubona stati zacu zicicikana ku munsi mwihangane mwinyuraho mutarebye ibintu byacu kuko ibintu byacu birimo inyigisho nyinshi turabikora tubikunze namwe mudusupporting mutwereke ko mudukunze uyu munsi muri kumwe muri studio za DTL TV Rwanda muri kumwe na Babu mu mwite uko mushaka ni mushaka mu mwite nyamabara kuko ibintu ari kubazanira biratandukanye cyane aho turi kugenda tuzamura inkuru nyinshi cyane aho tugenda dusupportinga abana bari kuzamuka muri uyu muziki tugerageza kubereka abana bari kuzamuka kugira ngo namwe mubafashe abafite icyo babafasha mudukurikirane rero uyu munsi rero ntago tugarutse tugiye gusupportinga aba bana nta mutumirwa dufite muri studio za DTL TV Rwanda niho tugiye kuganira ese uyu muziki nyarwanda ishowbiz nyarwanda iri kuganaye murabona mwebwe itari gutera imbere uyu munsi nifuje ko tutangirira ku muhanzi wacu Bruce Melody na The Ben aho bageze turi kugaruka tugasanga indirimbo ya Bruce Melody mu minsi isaga 14 ifite miliyoni 3,100,000 mu byumweru bibiri byonyine birahagije ko Bruce Melody abasha kuba afite miliyoni 3 mu minsi 7 niho turi gusanga mu minsi 7 yonyine tugasanga indirimbo ya The Ben ariyo bita Plenty nayo ni indirimbo nziza ngiye ntago ndi kuvuga ngo si indirimbo nziza Plenty ya The Ben mu minsi 7 ifite ibihumbi tubona 828 mu minsi 7 ese noneho turibaza ngo uyu muziki nyarwanda ninde uwuyoboye turi kubona nago turi bwitengo abana batakigaragara muri show busy turaza kuvuga uyu muziki nyarwanda noneho ninde uwuyoboye mu bikorwa turi kubona izi saha mu bintu turi kubona ngiye ndi kubona Bruce Melody ari we uyoboye uyu muziki mwebwe muri comment muraza kumbwira ngo ninde uyoboye uyu muziki kuko nimba tubona ko Plenty ifite mu minsi 7 ifite ibihumbi 828 views igihe Bruce Melody we mu minsi 5 yonyine Bruce Melody yari afite miliyoni ese murabona koko ibyo tuvuga tubona ba Dekati birirwa bavuga ngo Bruce Melody aragura views koko nibyo Bruce Melody nimba ari kugura views muze mu bitugaragarize mutwereke na hari kuzigura n'abandi bagiye kuzigura namutubwire ngo bimeze bite Bruce Melody views ari kuzigura he natwe tujye kuzigura se nitwe bwo tutazishaka views ziriho amafaranga views ziri gutera imbere ziri gutuma abantu batera imbere hubwo musupporting aba basore musupporting umuziki nyarwanda musupporting showbiz nyarwanda aro dushimira umuntu bita Farmers ari kugerageza kuzamura impano z'abana izi mpano ziri kuzamuka muri Gen Z ni nziza cyane kuko bari abana ntago ari ugukina comedy bazavamo ibindi bintu tuzabona bana bari kuzamuka muri Gen Z nibo banyamakuru bejo hazaza nibo bakomediye bazazamura n'abandi bagenzi babo babana mugumye mu supporting abantu bari kugerageza kuzamura abana bari muri showbiz kuko showbiz ni nziza ifasha abana kugira kutuma abana bitinyuka bo ubwabo ariko turi kubona ibintu byinshi ariwo bazana amatiku cyokora amatiku ni meza cyane hagati ya Deve na Bruce Melody bituma showbiz izamuka bituma ibintu byose bigenda neza bituma tubona ibintu byinshi byiza bitandukanye muri showbiz mukomerezaho mugumye mu supporting abantu bose bagerageza gufasha abana b'abanyarwanda murebe uburyo wewe nimba ujya kuri YouTube uganiza imbuga kuri umuntu subscribe nta bintu birenze jewe aromba bivuga ngo ndabona
umuziki nyarwanda uri gutera imbere The Ben mwiza n'amatiku ngo Bruce Melody asohoye indirimbo ngo yinjirirwa ngo umuhanzi mugenzi we ngo kandi ngo n'umuhanzi mukuru muri uru Rwanda. Turabyemera The Ben ni umuhanzi mukuru muri uru Rwanda, ariko ira ni challenge Bruce Melody yakoze agaragaza nawe ari gukurura karagashanga mu ndirimbo. Ira ni akantu keza kaba karabayeho. No, Bruce Melody we yabikoze kugira ngo indirimbo igende neza. Bruce Melody ni munyakazi. Nimba koko na The Ben ashaka yuko tumuvuga ngo ni munyakazi, nakore nka Bruce Melody tumubona ajya muri za Kenya gupromoting indirimbo. Bruce Melody rero nk'umuhanzi utagize icyo yishingikirije arakora cyane kugira ngo atere imbere. Turakomeza tureba ejo muri Wacu Muzika Festival aho abantu babigize inkuru ku ma Twitter, ku ma Instagram, abenshi bakoresha Twitter twagiye tubabona. Nimba koko ari ugucinka amabere simbizi, aho Bwiza yagize gutya akagira ubwo yahamagaraga ngo ibogal I Rusizi ngo babyinana indirimbo ihazaza. Bwiza we umusore bari kubyinana yari yihamagariye ubwe akamugaragariza afashe mu mugongo bari kubyina hazaza. Bwiza ati wapi, njyewe tamfashe kuri nyashi ntabwo byavamo. Ibi byo turabyita ngo iki? Turabona bimeze na showbiz irimo ibintu byinshi. Ibi tubyita iki noneho? Aho Bwiza yagaragaraga afata umuhungu akamanura akaboko bwo aramufashe mugongo bari kubyina, akamufata akamukoresha kuri nyashi ati we byina umfashe kuri nyashi. Bira bintu Bwiza wenda ni uzabivugaho nyuma akatubwira impamvu yabikoze. Njye ariko ndabonamo ikindi kintu nagaruko yaramufashe mu mugongo, ahubwo yarafashe kuri kukuma ga checking amajwi ga control amajwi ngo yumve uko bimeze. Je niko mbibona, nago ndi kubibona kimwe n'abantu bari kuri Twitter babibona ngo za trendinze ni inkuru imeze guri ukundi kuntu ngo Bwiza yashakaga ko umuhungu amufata kuri nyashi. Ndabona nyashi mu Rwanda zaraciye ibintu. Turakomeza muri showbiz tuvuga ku bintu bya Titi n'abavandimwe biwe. Ese Titi n'abavandimwe biwe ko mbona batari kumvikanaho ngo murumuna wo mukurikira bwa gatanu mu itangazamakuru yabice bigacika. Ati Titi Brown nigeze ari kunsapotinga ahagaragaza kandi Titi Brown avuga ko bamuciye mu muryango umwana yananiranye. Ibi byo tubyita iki? Ibi byo turabyita iki? Muze mutubwire. Dutegereje comment zanyu nyinshi cyane n'ama like tureba ko muri kumwe natwe. Abantu mundeba munkurikirana turi inshuti bo mugomba gukurikirana ibintu turimo kujya ako munanyereka ko munansapotinga ibintu ndimo. Ndabategereje ngo ndebe ibyanyu namwe. Ibi bya Titi Brown turaza kubigarukaho tubureba ngo Titi Brown naho tugiye no kubivugaho nonaha. Tuvuga ngo Titi Brown we n'abavandimwe bemeze bite, havuga ngo kuri telefone Godfather nibwo ya mushiraga ku murongo ari kumwe na murumuna wa Titi Brown bavuga ngo baramuciye mu muryango. Ibi noneho turabyita iki? Tubyita iki noneho? Muratubwira ngo tubyita iki? Ubu Titi Brown ahari kuryama ari gutekereza ati noneho ni ibisasu bari kumumenaho ni biki? Abavandimwe be ko ndabamuziye amubwira ati muvandimwe avuga ati nje nta nubwo ndi muri uru Rwanda ngo one day I will fly bro. Ibi turabyita ngo iki? Titi Brown ahari agerageze gukosora ibibazo bye n'abavandimwe barebe ko Titi Brown waragaragaza yuko yita ku bavandimwe biwe, agerageza gufasha abavandimwe biwe uko bukeye nuko bwije cyane. Turaza gukomeza n'inkuru zitandukanye nanone tubabwira ngo aho bari gutumira mu gitaramo cy'iserukiramuco tubona Ngaline Sano ngaraza kuba ariyo, ngazaba ariyo Bushali Bitre n'abandi batandukanye. Muraza kutubwira uko bimeze. Ewana mukomeze mudukurikire, turagenda tubahereza inkuru uko zitandukanye ahenshi hatandukanye kabisa. Turaza kugaruka none ko yine nkuru ngiye kubasangiza ngo aho umurozi yagiye kuroga Nyamirambo bikarangira bamufashe ku ngufu. Ibi byo noneho
ubu ntabwo uburozi nyarwanda none abarozi noneho bamwe twitanga abapfumu noneho ntabwo baba batangiye gucika integera aho umurozi asigaye ajya kuroga bakamufata ku ngufu. Ibi noneho tuzabigenza gute mw'abantu? Njye noneho ubu nahise ntinyuka abarozi, noneho abo natinyaga bose muze mu ndoge, ibyo ntacyo bitubwiye. Ewana mutubwire abarozi bari kugenda hehe, bimeze bite? Mutubwire aho bigeze noneho muri showbiz, aho abarozi bari kujya kuroga bakagenda ngo bakabafata ku ngufu, ibintu bitandukanye bimeze bite? Ubu n'abandi ntibatangiye kurogara biteye bite? Muraza kudukurikirana uko byagenda kose mutubwira ngo bimeze bite muri showbiz, n'abandi mugende aribwo turi kubabwira ngo abantu mufite ubushobozi mutangire musapotinga abana bari kuzamuka. Nibyo bya mbere tubabwira yuko byaba ari byiza kugenda musapotinga abari abana, kuko nibo banyamuziki b'ejo hazaza, nibo bazadukorera ibintu byinshi by'ejo bitandukanye. Mukomeza tugenda dukomeza inkuru kuri Yago, aho mu minsi ingahe, mu minsi 5 yasohoye indirimbo. Yago ubundi ubu ntabwo mutangiye kwemera ko Yago yatumye showbiz ijya ku murongo. Mutubwire ukuntu mwebwe mubibona. Turaza kubona aho mushaka ko dukora inkuru zitandukanye, mwebwe muraza kutubwira aho dukora ibyo twagenda dukoraho. Yago nk'uko ngewe yagoreje bo namubonye ari kumwe na Miss wa Miss Uganda. Yago mwabonye Yago ntabwo mutangiye kwemera ko Yago ari umunyamuziki mwiza. Mukomeze mutubwire mureba ibintu dukora, mutubwire ngo ibiki. Aho tugaruka ku nkuru ubuse tumwite DJ General Benda kwitandukana rya Shakira, we na Shakira. Ese biranaga twiko ni inkuru ya nyayo? Ako nge nemeza ko ari inkuru ya nyayo, kuko ubwo General Benda heruka kuri MI we yarabikonfaminze, aravuga ati ntago ari agatwiko, twaganira inshuro nyinshi tubona ko bikwiye ko twatandukana. Ariko Benda we agumya agaragaza yuko atazigera avuga nabi Shakira bakundanaga, avuga yuko azanamusapotinga aho amukeneye, azagumya kumuvuga neza kuko banyuranye mu bihe byiza byinshi bitandukanye. Turaza kugarukana none ku nkuru witwa Musengimana Beata, umwe waririmbye ngo azabatsinda Paul Kagame, aho bagaragaje inzu nziza cyane bamwubakiye. Sinzi nimba turi buze kuyibona iyo nzu neza ngo nyibereke. Umuryango FPR wabashije kubakira inzu nziza Musengimana Beata utuye mu karere ka Kamonyi, n'uyu mumama mwiza muri kugenda mubona ahantu hatandukanye, ngo ubwo bamwubakira inzu nziza mu gihe cya campaign y'amatora y'umukuru w'igihugu. Beata agumya agenda agaragaza yuko bamwitayeho, bakamwubakira inzu nziza cyane. Inkuru zo ni nyinshi, muragumya mugenda mubana natwe umunsi ku munsi, tuzajya tugenda tubaha inkuru zitandukanye. Abakurikira DTL TV Rwanda bo turabashimira cyane, abagumye kudukurikira. Nawe uramutse ufite inkuru ushaka kudusangiza, icyo ushaka kubwira abanyarwanda, kurikirana DTL TV Rwanda kugira ngo ubone byinshi bitandukanye. Nawe uze utwereke ibyo ushoboye, natwe tuzagerageza kugusapotinga uko ushoboye. Ugumye utubwira urugendo rwawe rwo kugira ngo utere imbere, abandi bantu mukurikirane. Nkuko nabibabwiye ubushize, DTL TV Rwanda ikombaninze ibintu byinshi, aho dusangamo DTL Solution, dukora ibintu byinshi bitandukanye, installation z'amakamera, amashanyarazi, ibintu bya network. Ewan muzatugane, tumaze kuba company yizewe muri uru Rwanda, tumaze kugera aho tugera. Dufasha abana mu bajyanye, abashaka amashort course, abashaka amastage, turabafasha cyane.
cyane cyane mutugane, muratubona kuri nimero zitandukanye. Abashaka ko twabakorera izo installation, dufite engineer muri ibyo bintu, turabaha nimero ziwe, ari we nawe udufasha muri ubuzima bwinshi tunyuramo bwa Detail TV Rwanda, ugerageza kudufasha. Bamwita Innocent Marcial dos Santos, ku izina rye risanzwe ni Innocent, ariko abatambizaho Detail Solution ikorera ni Kabeza, aho bita kuri Escalier. Turabaha nimero ze abashaka kumuha akazi. Ubwo iyo wamuhaye akazi nanjye yabakamaye kuko niwe boss wanjye. Turabaha nimero mwatubonaho abakeneye byinshi bitandukanye: 078 94 08 61 2. Abashaka ko dukorana mwese mwamunyuraho, nanjye abanshaka ko twabana, abatabona uburyo bwo kumuvugisha bakabona ubwo buryo bwo kumvugisha ngewe ubwanjye, murambona kuri 07 82 24 57 33. Izo nizo nimero tubonekaho abashaka, turavuga abashaka kugira ibyo baganira kuri Detail TV Rwanda muri studio zacu, ari bya showbiz, ari biganiro ushaka ko dukorana, aho niho tubona. Abashaka ibya installation nkuko nababwiye, CCTV camera, network installation, iby'amashanyarazi, electricity, alarm system n'ibindi bitandukanye. Ndetse n'abashaka amafoto meza, muragana Detail TV studio nayo irahari. Mutugane tubahereze ibintu byiza bitandukanye, tuzagumya tugenda tubana, mukomeze mudusupportinge. Murakoze.